Congrégation des Sœurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes. Dutuye ku Itaba mu karere ka Huye Diocèse ya Butare. Umuryango wacu watangijwe na Padre Francisco Palau Carme mu 1860 muri Espagne. Karizme yacu: gukunda Imana na bagenzi bacu tudashobora gutandukanya, ariyo Padre Francisco Palau yise Kiliziya. Isengesho ni inkingi y'ubuzima bwacu. Kubera urukundo rwa Kiliziya, twamamaza inkuru nziza ya Yezu Kristo tubinyujije mu bikorwa bikurikira: guteza imbere iyobokamana, kwita ku barwayi n'abandi bababaye bose, kwita ku burezi, kwitabira ibindi bikorwa by'urukundo bikenewe bitewe n'ahantu cyangwa igihe, guhora twiteguye kujya aho batwoherereje ku isi aho ariho hose. Ibisabwa kwinjira: imyaka itari munsi ya 18 kandi itarenze 30 iyo hari ikibazo kigwaho, ubuzima buzira umuze, kurangiza neza nibura segonderi. Uwadukenera yahamagara kuri nimero 0785981894. Ni Sœur Esperance Mukamutesi. Umuryango w'abafurere bavuguruye wa Bikira Mariya Mwamikazi w'Ubwiza bwa Karumeli bazwi ku izina ry'Abakarume. Nk'uko izina ribyerekana, umuryango wa Karumeli ukomora izina ku musozi wa Karumeli wo ku butaka butagatifu ahari hatuye umuhanuzi Eliya. Karumeli ni umuryango wa Bikira Mariya byuzuye. Mu by'ukuri kuva mu ntangiriro ku musozi wa Karumeli, abayerimiti bubashye Bikira Mariya bamufata nk'umubyeyi n'umurinzi w'umuryango. Bamweguriye shapeli ya mbere. Abantu babise abafurere b'abaheremiti b'umwamikazi w'umusozi wa Karumeli. Kuva ubwo muri Karumeli, Mariya ni umubyeyi n'umuvandimwe utwigisha gushyingura amagambo ya Nyagasani mu mutima no kwizirikana amanywa n'ijoro. Tubiranga umuryango wacu. Ikintu cy'ingenzi kiranga umuhamagaro wacu n'umushyikirano nyakuri n'Imana mu bumwe bwa kivandimwe, aho gusenga no gukorera Kiliziya bibangikanye. Mu kuvugurura Karumeli, Mutagatifu Tereza umubyeyi wacu yashakaga kuyisubiza isura nshya ishingiye ku buzima bushingiye byuzuye kuri Orizo, ariyo ikomoraho umurimo wa gitumwa. Ibyo Abakarume bagamije: kuba mu mushyikirano wuzuye na Kristo hamwe na Bikira Mariya, gufasha abantu kuvumbura no kubaho ibyiza by'isengesho, kwitangira ubuzima bw'isengesho wenyine hamwe n'abandi, gufasha mu buzima bwa roho Abakarumelita bashiki bacu, gufasha amatsinda ya Scapulari agenda yiyongera umunsi ku wundi, kuyobora roho no gutanga isakaramentu ry'imbabazi, kugeza ku bantu b'igihe cya none ahantu h'umutuzo n'ubwihugike, dusangira nabo ubuzima bw'isengesho, ijambo ry'Imana, ubuzima bwa roho muri rusange, no kwigisha by'umwihariko uburyo bwo kuzirikana imyiherero y'iminsi myinshi n'umunsi umwe, amatsinda y'amasengesho no kwigisha Orizo. Ibisabwa mu kwinjira muri Karumeli: umukandida ufite inyota yo gukurikira Yezu Kristo muri Karumeli agomba kwerekana impamyabushobozi ya leta y'amashuri yisumbuye ifite amanota meza ashobora gutuma akurikirana amasomo muri kaminuza. Agomba kuba byibura arangije umwaka umwe nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye. Ku bindi bisobanuro mwatwandikira mukoresheje agasanduku k'iposita 90 Butare, cyangwa se mugahamagara kuri 0788 94 mwari kumwe na Frere Muhire Celestine. Nitwa Claudine Sangenera, nkaba ndi umubikira w'Ababikira Mariya ku musozi wa Karumeli, nkaba nkorera ubutumwa ku Itaba muri paruwasi Katedrali ya Butare. Nkaba nifuje kubasangiza impano y'umuryango wacu. Impano y'umuryango wacu ni ukubaho mu buzima bw'isengesho, kubana kivandimwe no gukorera ubutumwa mu bo Imana itwohererezamo. Ibyo byose tukabikora twicishije bugufi
tugendeye ku nama ivanjiri tugira. Ubuzima bwa roho ni ukwibanda ku isengesho, kubana kivandimwe, gusingiza Imana no kwishimira, kurangamira Imana no kwisingiza igihe cyose, gukunda no kwigana imibereho ya Bikira Mariya n'umuhanuzi Eliya, guhora dufite icyizere mu Mana, kubaho witeguye kujya aho umuryango ukohereza, kwakira abantu bose cyane cyane abaciye bugufi, kubaho unejejwe n'ibyo ufite, guhora witeguye kugira icyo ukora ku bibazo by'iki gihe tugezemo. Kugira ngo winjire mu muryango wacu kandi hari ibyo usabwa. Icya mbere ni ukuba uri umukristo gatolika warahawe amasakaramentu y'ibanze, kuba ufite ubushake bwo kwiyegurira Imana, kuba utarigeze ushaka, kuba nibura wararangije amashuri yisumbuye kandi ukaba waratsinzwe neza, kuba ufite ubuzima bwiza, kuba utarengeje imyaka 30 y'amavuko cyangwa se ukaba utari munsi y'imyaka 18. Murakoze. Umubyeyi Bikira Mariya abaherekeze mu nzira yo kwitagatifuza.